akakubeshya muhagararanye, akakumisha ukuntu wari saa yine kandi nawe ubireba ko saa 12 zenda, akajya kwita ariko wowe utuye kandi ubwo muri mwisi rimwe, mu mudugudu umwe, mu kagari kamwe, mu gihugu kimwe, akakumisha ko hataracya kandi hagize gute hake zawe. Kwemera ubu abantu banze kwemera ko bari abanyantege nke. Umuntu wese arakubwira ati twe twarujujwe, akanagira atya. Kandi kugira ngo abantu bazimanganishe bazime harya no kuzimanganya ibimenyetso byuko bacogoye, ahita yica iperereza, akanavuga mu ndimi, akanagira gutya cyane, agakubita hasi tukikanga n'indi makazivuga. Kandi abarokore muri abahatari, imyaka mumaze mu idiri, indimi murazizi. Ubu hari ibintu bigutegereje kuzamwara wapi, no kubisikana nabyo. Abarozi baza tubisikana nabo, amahembe bayohereza tubisikana nabo, bavuga ko turi mu mwara tubisikana nabo, tugenda tubisikana nabo. Umukiranutsi Imana izaye kubisikana nabo. Mama uwo muhorere umubwire ngo humura, Imana ikwemere kubisikana nabo, Imana ikwemere kubisikana nabo. Nimunyikiriza ndakomeza. Haleluya. Uwo muntu mwegeranye muhobere umubwire ngo akagezi k'abakiranutsi karahari, akagezi k'abakiranutsi karahari. Haleluya. Ngwariya imujyana ku kagezi. Ndashaka kubabwira amagambo aryoshye y'ubuhanuzi. Ngo Imana iramubwira ngo Eliya, nzajya nohereza igisiga cyangwa inamuvuga ikiyoni kikuzanira inyama, wowe ntabwo uzicwa n'inzara. Nahoze ndi gutegura muri agenda nibaza impamvu Imana itoherereje Eliya dina, ntimwoherereze fuso, ntimwohereze rongshashi, ikohereza igisiga. Sanga Eliya, iyo Imana iza kumwoherereza imodoka ikajyana ibyo kurya, Eliya yari kugirana ibibazo n'abantu. Abantu bari gutonda umurongo baza gufunguza kwa Eliya. Imana ibwira Eliya ngo kuko nshaka kukugaburira wenyine, nzajya nohereza igisiga. Na bugingo n'ubu ibisiga by'abakiranutsi biracyaza. Na bugingo n'ubu abakiranutsi bajya kubona bakabona Imana irabarwaniriye. Samura haleluya. Ijambo ry'Imana kuko ari ryo rituzanye. Soma ijambo ry'Imana kuko ni ryo rituzanye. Turasoma ahantu nka habiri, cyangwa niyo twasoma hamwe tukavanamo icyifuzo tukaza gusenga. Mufate Bibiliya zanyu dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18. Turasoma umurongo wa 22. Turaza kugeza hepfo gato tuze gutaruka dusome n'umurongo wa 36. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18, dusome duhereye ku murongo wa 22. Aravuze ngo Eliya arongera abwira abantu ati, igihe jyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bali ni 450. Nuko niba duha imfizi ebyiri bahitemo iyabo, bayitemaguremo ibice, bayigereke hejuru y'inkwi biye gucanamo. Nanjye ndatunganye iya kabiri igereke hejuru y'inkwi ne gucanamo. Muhere ko mutakambira izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka, maze Imana iri busubirishe umuriro aba ariyo Mana. Abantu bose baramusubiza bati ibyo uvuze ni byiza. Umurongo wa 36 haravuze ngo, nuko ageje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba y'umuhanuzi yegera igicaniro, aravuga ati, Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo aba bantu bamenyekane ugarura imitima yabo. Umurongo wa 38. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyotswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu,
ukamya amazi yari mu ruhavu yose, maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Amen. Nimunyikiriza muraba mukoze. Haleluya. Amen. Mwongereho gatoya. Haleluya. Amen. Ukuri kuzuye nuko nishimye kuba ngiye kubaganiriza ijambo ry'Imana. Amen. Ibyo mbibabwiye nk'ukuri, ndishimye kuba ndi umwigisha, ari ngiye Imana yateguye ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nababwiye ko nitwa Samuel Irabizi, mfite umudamu nkagira n'abana, nyine mvuye mu ntara, niko mukunda kuvuga, mvuye mu ntara, ariko ndashimira Yesu ko no mu ntara abayo. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo umukiranutsi Imana izamurwanirira n'ibisaba n'ibiguzi izabitanga. Umukiranutsi Imana izamurwanirira n'ibisaba n'ibiguzi Imana izagira gute? Izabitanga. Amen. Natangaye kandi muhumure, ndakoresha igihe gito kandi ndavuga ibintu nshaka kuvuga byose. Mu bintu byanaryoheye cyane, ndashaka kubabwira ibintu byanaryoheye. Nuko ku mukiranutsi, iyo tuvuze ijambo umukiranutsi, tuba tuvuze umuntu ubanye neza n'Imana, tuba tuvuze umuntu ukura ibishimwa mu bigawa, tuba tuvuze umuntu ugendera mu nzira zitunganye. Numvise hari ababatijwe, numvise hari abakiriwe, ubwo namwe mwashyizwe ku rutonde rw'abantu Imana izarwanirira byayisaba n'ikiguzi ikagitanga. Nimundebe mbabwire, mufitiye inkuru nziza kandi mufitiye inkuru y'umunezero ko umukiranutsi Imana imukunda ku gipimo nari ngiye kuvuga ngo cy'indenga kamere, ariko ndashaka kuvuga ngo umukiranutsi Imana iramukunda ku buryo niyo byayisaba gukora urugendo rw'amaguru ahari yarukora. Yaravuze ngo isiga 99 ikajya gushaka imwe yarigize gute? Yariziye. Uyu mugabo dusomye yitwa Eliya. Eliya yanyoheye we, Eliya yanyoheye. Reka mbabwire ibintu byanyoheye. Uyu mugabo numwe mu bantu bafashe ibyemezo, banga gasuzuguwe Imana. Itorero mundebe, mukwiye kumenya ko tugeze ahantu isi iri kutubaza ngo Imana yanyu irihe. Itorero rigeze ahantu isi iri kutubaza ngo Imana yacu irihe. Kandi uhereye kera kose ibihe nk'ibi bigoye abatubanjirije babinyuragamo, ariko ikintu cyabashobozaga ngo bari buzuye gukiranuka kwinshi. Reka mbabwire ikintu cyaryoheye, ngo ibyo byatumaga banyura mu nzobo z'intare ntizibarye, ngo byatumaga binjira mu matanura yacanye inshuro 7 ntagire icyo abatwara. Ibyo byatumaga bashyirwa mu ngunguru z'amavuta, gukiranuka kukabavanamo. Naje kukubwira ko gukiranuka kuri bukuvana ahantu hakomeye, kuri bukuvana ahantu hakomeye. Amen. Eliya, uyu muhungu ntabwo turi bumutangira ngo tumuvugeho, byatugora, ariko uyu ni wa mugabo mwasomye muri Bibiliya wahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6. Nahoze ndi gusoma nsanga ngo ibi bintu bitangira, Eliya ngo yarababwiye ngo imvura ndayihagarika, arababwira ngo kandi imvura izamara imyaka 3 itaguye. Ngo baramubwira bati ubwo wowe uhagarika imvura imyaka 3 uri iki? Ibiro. Ngo yari umugabo muto wenda ubwo yanganaga nkanjye. Ngo baramubwira bati wowe nugira inzubamo, ngo yabaga mu mashyamba. Baramubwira bati wowe Eliya utagira imyenda wambara, ngo yambaraga ikintu cy'uruhu ngo n'umushumi wo mu nda. Baramubwira bati wowe hagarika imvura imyaka 3 utagira ibiryo urya, ngo nta biryo yagiraga, ngo yari atunzwe n'inturumbutsi, ngo n'ubuki bwabaga mu cyaro bwitwa ubuhura. Ngo Eliya baramuzomera, ngo arangije arabwira ngo kubera ko muvuze amagambo menshi nongeyeho amezi 6. Ngo baramuseka bati ariko nawe wapfuye,
ubwo wagapfura. Ngaravuga ati nayo magambo mwongeyeho arambabaje. N'ikime nacyo ndakijyanye, muzamara imyaka 3 n'amezi 6 nta mvura nta n'ikime. Ngo Eliya, nubwo tutabivuganye kubera ishyaka urwanye, nge nawe imvura n'ikime ngwino tubijyane. Ngo Eliya n'Imana batwara imvura batwara n'ikime, igihugu kimara imyaka 3 n'amezi 6 nta mvura nta kime kubera umukiranutsi. Reka mbabwira akantu kanryoheye. Ngo Eliya, ngo Imana iramubwira ngo wowe nubwo batazabona imvura ntibabone n'ikime, bazabura ibyo barya bakamererwa nabi, ngimujyana ahantu ku kagezi. Nimunyikiriza ndakomeza. Haleluya. Uwo muntu mwegeranye muhobere umubwire ngo akagezi k'abakiranutsi karahari, akagezi k'abakiranutsi karahari. Haleluya. Ngo Eliya imujyana ku kagezi. Ndashaka kubabwira amagambo aryoshye y'ubuhanuzi. Ngo Imana iramubwira ngo Eliya, nzajya nohereza igisiga cyangwa inamuvuga ikiyoni kikuzanira inyama, wowe ntabwo uzicwa n'inzara. Nahoze ndi gutegura muri agenda nibaza impamvu Imana itoherereje Eliya dina, ntimwoherereze fuso, ntimwohereze rongshashi, ikohereza igisiga. Sanga Eliya, iyo Imana iza kumwoherereza imodoka ikajyana ibyo kurya, Eliya yari kugirana ibibazo n'abantu. Abantu bari gutonda umurongo baza gufunguza kwa Eliya. Imana ibwira Eliya ngo kuko nshaka kukugaburira wenyine nzajya nohereza igisiga. Na bugingo n'ubu ibisiga by'abakiranutsi biracyaza. Na bugingo n'ubu abakiranutsi bajya kubona bakabona Imana irabarwaniriye. Samura haleluya. Ariko natangaye cyane. Ngo Eliya ngo akiryamira, umuhungu ngo akiryamira agasinzira, ngo yajya kumva ikiyoni kiraje, ngo cyahagera kikaruka imitsima, kikahata umutsima, kikahata n'inyama. Ngo Eliya akamenya ko amasaha yo kurya yageze. Ngo Eliya ntiyigeze aburara, Eliya ntiyigeze abura amazi. Uretse ko mu mashyi ubwire umukiranutsi Imana izamurwanaho. Haleluya. Mwambabariye mukanyumva, nibisaba n'ikiguzi Imana izagitanga ku buzima bwawe, nibisaba n'ikiguzi. Zamura ibiganza dushimira Imana. Ariko mwambabariye mukareka kugira ubwoba, ibyiyoni biracyahari. Na bugingo n'ubu ibyiyoni biracyagize gute? Biracyahari. Ndi gutegura aya magambo nibutse hari umwana twasenganye kera, Mana yanjye yari mubi cyane, kari agakobwa kabi. Ko yari mubi sintukanye n'Imana irabizi. Yego nanjye nari mubi, icyo gihe nanjye nari mubi cyane, nari kabi nanjye we cyane. Ariko urumva yari mubare n'umukobwa, yari igikara. Ariko uriya mwana yari mubi. Uzi ko yari igikara ku kigero muzi uko bibabwira. Ariko wabo bakaba ari abantu b'abatindi, baba mu nzu y'ibyatsi, bahingira amafaranga. Murangurikiye? Ariko kakaba karokore, kari agakiranutsi. Muri icyo gihe iwacu mu cyaro hari heza umwuka mubi wo gufata abana nk'abo b'abakene bakabyara inda zidatega nijwe kugira ngo barebe ko babaho. Ndabyibuka twasenganaga muri gurupe, karatubwira katubuge mu ndebe sinzabyara. Ntabwo murabizi ko batabyitaga gutyo, bagiraga irindi zina babiha. Ntabwo nzabyara uyu mwana. Icya kabiri, sinzigera mu buzima bwanjye hari umugabo unkoraho igihe Imana yateguye kitaragera gute, kitaragera. Kavuga ijambo rikomeye, kavuga ngo nzemera murare mesheshe umutanga
tugiye twameseshaga imitanga abakene cyangwa nongeshe umugonde, nzavomera amafaranga, nzayahingira, nzajya gusaka nimugoroba, ariko ndinde ubwere bw'Imana muri jewe, ndinde gukiranuka muri jewe. Amen. Nimunyumve babwire, itorero dukwiriye gutunga ibintu isi idatunze. Muranyumvise? Gukiranuka isi ntabwo ifite, ariko itorero ribitse gukiranuka. Kagambirira uwo mugambi, kabaho tubaho, inzara irakarya, ukabona wakagira inama ngo kivanga ariko kabeho. Umunsi umwe rero turi muri groupe turi gusenga, ntabwo nzabyibagirwa, twajyaga dukunda gusenga bwamara kuba mu gicuku tugasirimba ya masaha ya saa 7 saa 8 tugasirimba, twagira ukuntu dusirimba, kandi kuko twasengeraga ku nzira ntibyari byemeye gukoma amashyi, ntibyari byemeye no kuririmba, ariko twarahagurukaga tukayakoma gutya. Aya ni amashyi yo mu butayu bwo ku nzira, n'icyuya kikaza, abandi bakajya babyina ariko amaguru batayakubita hasi. Ngiye kumva numva Imana iravuze, ku mukiranutsi Imana iravuga, igaheraho. Baragateruye, umuntu wari uhanuye yaragateruye akavuga mu mazina, aravuga ngo umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe. Imana iravuze ngo kuko wemeye gukiranuka, ukirinda ubusambanyi, ukirinda, iramubwira ngo ukozeho ibintu bitatu kandi byihuse. Iramubwira ngo icyambere, uzaba umumama kandi w'umusirimu. Uretse gatombe, iramubwira ngo icyakabiri, abantu bose bagusuzuguye nzabagarura imbere yawe, uzaba uri hejuru yabo, ariko nzaba nkujuje gukiranuka. Icya gatatu, umama wahanuraga nawe yari umuturage, akayavuga ngo Matewusi, ariko nawe ntiyongereho ikindi kintu, tukagira ngo Matewusi narwo ni ururimi rwo mu ijuru, kumbi Matewusi ni mu Rwanda. Ariko mukiranutsi Imana yamutangaho ibiguzi, yaba atuye mu mujyi, yaba atuye mu cyaro, yaba yarize, yaba atarize, baba bamukunda, baba batamukunda, yaba ajyanye n'igihe cyangwa atajyanye n'igihe, uwo muntu muhobere umubwire ngo komeza ukiranuke, Imana izakugirira neza. Komeza ukiranuke, zamura haleluya. Ndashaka ko aya mezi asigaye urwana no gukiranuka. Muranyumvise? Ukwezi kwa 11 genda ukiranuke, ukwezi kwa 10 rwana no gukiranuka, hanyuma umwaka utaha ngiki gihe uzagaruka umbaze ngo ko nakiranutse byabyaye iki, bifite inyungu za none n'iby'igihe kizaza. Akana Imana ikemerera umugabo mpari wabonaga katamukwiye. Hari abantu ubona ukabona ntibibakwiye, imumwemereye. Abantu twari turimo turasengana, twese twari abantu b'inzaha, ukuntu twumva twese tuzaba dukize, turabyina, turavuga tuti Imana iraturengeye, ni ibikore hakiri kare, natwe tubona aho tuzajya tujya kurya, tubona aho tuzajya tujya, azatugirira neza natwe. Ubundi imbere abantu mutaradukaho n'umwuka w'ishyari, igitangaza cya mugenzi wawe cyabaga nawe ari icyaha. Ariko nyine murabizi ko byivanze. Tubayaho umunsi umwe turi mu rusengero, haza umuhungu w'igikara yinjira mu rusengero, igikara cyiza cyangwa amata, umuhungu muremure mu modoka ya Toyota yanditseho ngo Toyota. Ndabyibuka kubera ko iwacu mu rusengero hari icyaro kibisi, abantu bajyaga basohoka bakajya gukora ku modoka kuyireba. Sinzibagirwa umuntu umwe yaravuze ati nimusohokere icyarimwe, hagenda bake bake
bayikoreho abandi babanje, kubera ko abantu bari bagiye gusohoka ari benshi. Nyine wowe kubera ko inaha muzibona murumva ari ibintu bisanzwe. Ndashaka kuvuga ku mukiranutsi. Mwabivuze mwese ko kandi nimvuga gukiranuka biravuna. Ubu muranyumvishe? Gukiranuka biravuna. Nukurwana mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Nukurwana, ukarwana n'ubusinzi, ukarwana n'ubusambanyi, ukarwana n'ubujura, ukarwana n'ubwibone, ukarwana kugira ngo urebe ko waba umukiranutsi. Biragusaba kurwana. Ntugende ngo witereke ngo wumve bizaza. Oya, ntugende ngo uryame ngo uvuge ngo mpfa kuba ndi mu rusengero ngo muri ministeri banzi. Oya, kubatizwa gusa ntabwo bihagije. Babwira ikintu gikomeye, kuvuga mu ndimi ntabwo bihagije. Gukubita amaguru hasi abantu bakikanga ntabwo bihagije. Rwanda, shyiramo akabaraga. Haleluya. Umunsi umwe umusore araza, ako gakobwa kari agakiranutse, ubona kafite n'umutima mwiza, kuzuye umwuka, kagiraga ukuntu kabyina mu rusengero, ariko ukabona ntibijyanye n'igihe. Hari ukuntu umuntu ukennye ubona bitaryoshye, ubona byina ibintu bivanze rimwe na rimwe, kubera ko aba atanemewe, abateye abantu akavuyo. Ako gakobwa rero kakundaga gutera ako kavuyo, kakabyina, kakanabyina konyine ntihagire ujya kugafasha. Umunsi umwe rero uwo musore yaje, kajya imbere karabyinaga kakivunagura, wa muhungu ava inyuma araza barabyinana. Ubu urumva umukire arabyinnye, amateraniro yose akoma amashyi n'abandi baraza barabafasha. Kumbi Imana iri gutanga ibiguzi ikagirire neza. Nazanye ijambo ry'ubuhanuzi, Imana izagutangaho ibiguzi. Nukomeza gukiranuka izatanga ibiguzi. Reka mbabwire ijambo ryanyoheye. Etiyopiya ni Seba, Imana yahatanga ku bw'abakiranutsi. Iyo ndirimbo twarayigiraga mu cyaro. Etiyopiya ni Seba watanze ku bw'abakiranutsi, utanga ingabo nyinshi zirapfa urengera umukiranutsi. Ibyo wabikoze ngo umukiranutsi atazanyeganyezwa, wanze kwivuguruza ku byo wari wabwiye Aburahamu, ko wari wamubwiye uti nzakugwiza Aburahamu, urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja, iti kandi kuri wowe habaza babanyiringira, nzabagwiza kandi muri wowe nzabahera umugisha. Umukiranutsi Imana iramukunda. Eliya aryamye munsi y'igiti cy'umurotemu, ntabwo Imana yamutaye. Ndashaka kukubwira ngo rwanda no gukiranuka, Imana izakugirira neza. Nimunyemerere mvuga ibintu bitatu ushobora gukora kugira ngo ube umukiranutsi. Icya mbere no kugira ukuri. Kugira shamwa bivuze mwese, kugira niba hari ikintu Imana ikeneye mu bantu, ikeneye ukuri. Uzi ko umuntu akubeshya, akakubeshya muhagararanye, akakumvisha ukuntu wari saa yine, kandi nawe ubireba ko saa 12 zenda, akajya kwita ariko wowe utuye kandi ubwo muri mwisi rimwe, mu mudugudu umwe, mu kagari kamwe, mu gihugu kimwe, akakumvisha ko hataracya kandi hagize gute hake. Urashaka ukuntu uri bwiga kugira ukuri. Nimba mukeneye gukiranuka, nimwige kugira ukuri.
icya kabiri uri busabwe kugira ngo ube umukiranutsi ni ukwemera intege nke zawe. Kwemera ubu abantu banze kwemera ko bari abanyantege nke. Umuntu wese arakubwira ati twe twarujujwe, akanagira atya. Kandi kugira ngo abantu bazimanganishe bazime harya ni ukuzimanganya ibimenyetso by'uko bacogoye, ahita yica iperereza, akanavuga mu ndimi, akanagira gutya cyane, agakubita hasi tukikanga n'indimi akazivuga. Kandi abarokore muri abahatari, imyaka mumaze mu idini indimi murazizi. Abarokore imyaka mumaze mu idini umuntu yazivuga atari z'umwuka akazibasha. Kugira ngo uze kuba umukiranutsi ni ukuri bwemera intege nke zawe. Aka gatatu rero ni ukubwira Yesu ngo sinshoboye ariko ngira ubushobozi. Ni ukubwira Imana ngo simbibashe ariko ngira ugire gute mbashije. Uzaba umukiranutsi. Eliya kugira ngo muvuge dusenge n'abatinza, abwira abahanuzi ba Bayali 450 n'abashera, arababwira ngo kugira ngo Imana yacu muyimenye neza nimuze tuzamuka umusozi Karumeli. Babwire Imana igiye kuzamura abantu umusozi witwa Karumeli kugira ngo turangirize ibibazo byo gutemera Imana. Abantu bafetse Imana yacu bayikubise hasi. Umuntu arakorwa ko ariko Imana wizeye irihe? Kuvuga kikaze kitagukorera. Hari umuntu umwe twigeze gusengana muri imyaka myinshi nta mwana, abantu bakajya bambwira ariko kusengera abandi bakabyara yari n'umuhanuzi wo mu mama, ugahanurira abandi bakabyara wowe yakujijije iki? Agera ku kigero azajya gusengera abantu akamubwira bati wikuri kudusengera nawe uzabanze wisengere. Ngo yabwira abahanuzi bambaye, arabwira ngo igihe mwahereye musuzugura Imana yacu, ndagira ngo tuzamuke tujye ku musozi Karumeli. Nitugera Karumeli turayihamagara. Bayali niza ndayiyoboka, ariko namwe iyanyu nitaza murayoboka Imana yanjye. Ndikwibaza ikibazo mubagana ari babaza ariko ntimukinsubize. Eliya n'umwiyahuzi 850 wari umwe yuzuye gukiranuka. Haleluya. Eliya aravuga ngo nabizi ko gukiranuka kwanjye kuri bugaragare mu maso y'aba bantu. Ndashaka kuguhanurira uyu mugoroba, gukiranuka kwawe n'inambarwa no kugira ngo ubane na Kristo biraza kukubera igisubizo imbere y'abanyamahanga. Baraza kumenya ko biringiye Imana ishoboye byose. Eliya arabazamura ngo bakajya bamubwira batari Eliya, urumva ko Imana yawe uri buze? Ngo bagejeje ku musozi Karumeli, ngo arababwira ngo nimukore igitambo tutambira Imana yacu. Ngo baragitunganya, bakora igicaniro. Bamaze kugikora ngo bazana amabuye, bazana umusenyi, bazana ivumbi, bazana inkwi, ngo bategumagura inka bashyiraho, bazana amazi bamenaho. Ngo Eliya arababwira ngo kugira ngo mutaza kugira ngo ndabafatiranye n'aba rimwe mubanza muhamagare Bayali namanura umuriro agatwika iki gicaniro turamushyigikira. Ngo abahanuzi ba Bayali barahindukira babwira Eliya bati hano uribeshye, mu bintu Bayali yatwima umuriro. Twamusabye kuzinga abakobwa arabazinga yatwima umuriro. Twamusabye kuvanamo inda z'abantu zivanamo yatwima umuriro. Twamusabye gusenya inda zisenya yatwima umuriro. Twamusabye guhombya abantu arabahombya yatwima umuriro. Twamusabye guteza abantu ibirwara by'ibisazi arabasaza. Urumva Bayali mu bintu Bayali yadukoreye, urumva yatwima umuriro. Ngo Eliya yibutsa ko yibuka ko Bayali yakoze ibirenze kumanura umuriro, ariko Eliya namukunze. Ngo arabwira ngo ngaho ni mu muhamagare, ni mu nabana muri amukoze. Haleluya. Babwira akantu karyohe. Ngo Eliya yigira hagana hirya, afata connection za Bayali n'iz'abahanuzi ba Shera, ngo arazica. Tukiri muri ayo masengesho, connection zabo turazica, connection zabo turazica.
mu izina ryande cyane. Ngo bahamagara umuriro barawubura. Saa 4 bayarahamagara umuriro ntiwaza. Saa 7 Ashera ahamagara umuriro ntiwaza. Ngo Eliya arabegera avuga ati ariko se igihe mwahereye mwabuze umuriro. Ubwo Imana iri gutanga ibiguzi kugira ngo umukiranutsi adakorwa n'iki. Ngo Eliya arababwira ngo nimwikebe. Ngo barikeba, ukebye amatwi, ukebye ukuguru, ukebye ku matako, uwiriye inzara. Bahamagara Bayali aranga. Ngo umunsi ukuze, ngo Eliya arababwira ngo nimukotsore. Gukotsora ni ukuvuga cyane. Ngo bavuga cyane, bahamagara Bayali ntiyaza. Ngo umunsi uciye ikiba, ngo Eliya bigezayo. Haleluya. Ngo arababwira ngo nimunzenguruke. Ngo baramuzenguruka. Hangana uzamura ibiganza, umere Imana icyubahiro n'amaboko yawe yombi, uramukoze cyane. Ngo arangije, ngo arababwira ngo nimunzenguruke. Ngo arababwira ngo kandi kugira ngo bize kugenda neza, nimwongere muvoma amazi mumeneho, mutagira ngo umuriro hari wari urimo nawubumbitse. Nimwongere muvoma amazi musuke. Ngo bazana amazi barasuka. Ngo yari yarangije yegera igicaniro. Haleluya. Avuga amagambo make y'abakiranutsi. Aravuga ngo Uwiteka, nsanzwe mbizi ko unyumva. Ntubikore kubera njye ndabizi ko wabikora none cyangwa ukazabikora n'ejo. Uri Imana n'ubundi ishoboye byose. Ahubwo ubikore ku bw'aba bantu banzengurutse. Nahishuriwemo ikintu kiremereye. Hari ibintu Imana yari buzakora ejo. Hari ibintu Imana yari buzabikora. Ibikoze vuba kubera abantu bakuzengurutse. Imana yari gukorera kubera abantu bakuzengurutse. Haguruka utere haleluya. Ngo Eliya ngo akivuga ayo magambo, haravuga ngo umanure Mana kugira ngo bimenyekane muri aba bantu ko Uwiteka ari we Mana. Ngo ako kanya akivuga ayo magambo, ngo umuriro w'Uwiteka. Ngo umuriro w'Uwiteka. Haleluya. Ngo turuka mu ijuru. Ngo uraza utwika igitambo, amabuye arashya, inkwi zirashya, umukungugu urashya, umusenyi urashya, inyama zirashya. Bibiliya yavuze ngo ugera ku kigero ukamya n'amazi yari mu ruhame. Ngo abantu bose babibonye ngo bikubita hasi. Ngo baravuga ngo Uwiteka ni Imana, Uwiteka ni we. Iri jambo rivuga ngo amabuye arashya, inkwi zirashya. Abanyarwanda baravuze, iyo ashaka kukubwira ko ibintu bidashoboka arakubwira ngo niyo wateka kuko barabizi ko ridashya. Ariko natangaye bya bintu abantu bakubwira bidakunda, iyo umuriro w'Uwiteka waje birashya. Amagambo arashya, inzara igashya, ubukene bugashya. Haleluya. Abari uwo muntu umubwire ngo hari ibintu umuriro w'Uwiteka utwitse. Hari ibintu umuriro w'Uwiteka utwitse. Wenda si mwese ariko hari abizeye ku muriro w'Uwiteka wadutwika. Zamura haleluya. Eliya abwira abantu ati mundeke akora ibyo yagombaga gukora. Abwira Imana ati Mana uyu munsi bimenyekane, bigaragare ko ari wowe Mana. Ako kanya umuriro uturuka mu ijuru, utwika igitambo kirashya, bikubita hasi bubane bati Uwiteka gusa niwe Mana. Ngo abahanuzi ba Bayali babibonye ngo baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, niwe Mana. Ndashaka gukiranuka kugeza igihe ibintu bikugose, bizageraho bigashya, ariko bikanavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Haleluya.
urusaku ngo abarozi, ngo abapfumu, ngo abacuraguzi. No, bihorere. Imana ibarusha imbaraga. Imana ibarusha amaboko. Haleluya. Ndashaka kuvuga undi muntu wakiranutse Imana ikamutangaho ibiguzi. N'umuhungu witwa Daniyeli. Namukunze Daniyeli. Nimba hari umuntu nongeye gukunda cyane ni Daniyeli. Mwari muzi ko Bibiliya ivuga ngo Daniyeli bamubwiye ko intare zimaze gatatu zitarya. Baramubwira ngo Daniyeli, nuramuka utemeye kuba nk'uko abandi babaye, tuzakujyana mu rwobo rw'intare zigire gute? Zikurye. Nimundebe mbabwire torero, mugomba kutabera nk'abandi ngo nuko isi yadushyizeho itera ubwoba. Ubu wemere gusambana kugira ngo urare uriye? Ubu abantu bemere kuba besikorongo mu kugira ngo bakire? Hari umuririmbyi wo muri kantike ntabwo nibutse ngo ni Wakanga yaravuze ngo uwanyimika nk'abishyanga rinini cyane nani 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 sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye sinyita kubiri mwisi Yesu aranyuze. Yaravuze ngo uwanyimika nkabishyanga rinini ariko nkabimbata y'icyaha cyose, aravuga ngo sinabikunda. Ariko mfite ubwoba. Nimundebe mbabwira ubwoba mfite. Ariko ubwo nimvuga ngo mfite ubwoba murahita muvuga ngo ubwoba nubwo abatizera. Reka mvuge impungenge. Mfite impungenge kuba abantu gukiranuka bitunaniye, ibi bisubizo byo biraza kwitwa ibiki. Ariko uzi gutunga inzu idafite ishimwe, wayisambaniye. Uzi gutunga imodoka ukajya uyitwara ariko nyirayo avuga ati shahu ninjye wayiguhaye. Umuntu wishe ukayibona amaraso agenda akubwira ati utica umuntu ntabwo iyi modoka uba uyifite. Uzi kujya mu kazi ukagakora warakabonye usambanye. Mwari muzi ko iyo ubonye akazi ugasambaniye usambana kugeza ugiye muri pasiyo. None ugomba kukarindisha icyo wakabonesheje. Nimba ubonye abantu uraguje uzabaraguriza kugeza igihe bazapfira. Nimba ubyaye umwana wamuragurije ubwo umutwisi uzaraguza, n'umubyara uraguze, najya muri nasara uraguze kuzageza igihe azapfira. Nimba ushinze iduka ukaricuruza ariko uzana imiti, ubwo uzayizana kugeza igihe uzavira ku iduka, kuko igihe uzaba utayishyizemo ntuzacuruza. Nimba none kandi warabibonye kubw'amasengesho, ni ugukomeza ukagira gute? Ugasenga. Haleluya. Ubukweri dukizwa n'ibyaha. Ese koko mubaye nk'aba bandi bavuga ngo ku Mana nta kintu kigihari, ngo Satani niwe ubifite? Ndabahakaniye. Uko yari kera na n'uyu munsi ni kwe. Uko yatabaraga n'ubu iracyatabara. Uko yaneshaga n'ubu iracyanesha. Uko yatangaga umugisha n'ubu iracyawutanga. Haleluya. Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayiha. Imana ibahugisha. Ubwo irahari cyangwa ntihari wamugana? Ariko mwibagiwe amateka yanyu, mwakongeye mukaba bakiranutse. Uje ejo bundi ufite amaga murayaza, mukoresha akantu kagategura mukuba bena. Murabyibuka? Ubu se uretse kwigiza nkana, iyi gahunda ntimuyibuka? Iyi murayibuka? Mukuba imyaka. Ubu se iyi ntabwo muyibuka? Iyi amasaha ya saa 8 turimo kwica inda, ukica inda mu mutwe w'umuntu agasinzira akicura. Ubu se uretse kwirengagiza, mwirengagije ino gahunda y'igishirira. Mwibagiwe ko iwanyu bajyaga banababwira igishirira bakibimye bakakubwira ngo agendesha umutima, ngo agendesha. Ubu si cyo Yesu atakoze neza, ubu si cyo Imana itakoze neza. Haleluya.
bamwe mwitwaga ba Sugabo, abandi mwitwa ba Nyiramacibiri, abandi mwitwa ba bwa buzina nyine. None ni Mama Claude, Mama Keita, Mama Keza, Mama Kenny, Mama Kenzo, Papa Tresor, Enzo. Byose bitesheje agaciro. Ongera uvuga cyane ngo barakusema. Nubwo utaragera aho ushaka kugera, ariko komeza ukiranuke naho uzagera gute? Uzahagera. Have bibashuka, bibayobya, mwibagiwe abantu ko basindaga bakagenda bibagiwe n'amazina yabo. Umuntu akaryama mu kiziba ngo ni Nyabarongo, ubusubira ngo usubirayo. Kiranuka kugeza ku gupfa. Ngo Danieli nkoresha ndera nta mwana ngwino nabonye ari uzi kuririmba cyane bari woza we ni mukoresha nta kibazo. Reka mwite Danieli muramureba ngo bamutwara bumvira bati ngo ufite Imana ikaze, baravuga bati wayiretse intare zitakurya. Danieli ati ntago nayireka nizishake zigire gute zirye. Baravuga bati nyamara Danieli ibyo bigira utwo tugambo wigira nitukugeza mu rugo zirakumena. Ngo Danieli baramujyana tuzanira ko gatebe pa ako yari yicayeho banguka cyane ariko irutisha, ndagira ngo ntamugeza kure kankatera. Danieli baramujyana ngo bamujyana, Danieli ativovota akajya avuga ati ndabizi ko igikaze igico ngomba no gukiranuka nubwo abantu bamvuga, ariko muragira ngo Danieli buriya ntibamuvuze. Wigize umurokore cyane, ubusabandi ko babikoze babaye iki? Ziraje ziguhekenye tureba ngo warasenze ngo Imana yawe urakaze. Danieli akajya ati uwo niringiye. Imana igumugisha. Ngo Danieli baramujyana ngo bamugeza ahantu intare zari zirica. Danieli agezemo asanga zirimo zigeze gute? Besha intare zirahari. Burya nibakubwira ko baroga ntibaba bakubeshya, bararoga. Burya nibakubwira ko bakwica ntibaba bakubeshya, bagutoragura. Danieli gasanga zirimo, ngo asanga zirimo kandi koko zimaze igihe zitarya. Danieli ngo agezemo, uretse ko ninjiranyemo nawe nibyo ngiye kwiyongereraho, ngo asanga zirareba, ngo arindira ko zimurya araheba, arindira ko zimuhekenya araheba. Saa 4 nizamurya, saa 7 nizamurya, saa 8 nizamurya, saa 9 nizamurya, saa 10 nizamurya. Ndashaka guhamya ubuzima bwawe, komeza ukiranuke uzabana nazo izizakurya. Haleluya. Ngo burira ngo bwira Danieli arimo ngo abonye bwije aravuga ati zitandiye mu kumanywa ntabwo ziri bonye nijoro. Umuhungu ngo ariryamira avuga ati reka niryamire n'ubundi Imana ndabona ishoboye bingahe byose. Gukiranuka kwa Danieli ntikwaraye mu rugo ngo kwagiye ahantu nk'amari. Rumva ngize ibihe byiza. Haleluya. Ngo kujya ahantu nk'amari ngo kurakomanga ngo kubwira umwami ngo ibambure. Hari umukiranutsi warayahana atagombaga kurara. Mama, papa, murumuna wanjye, aho hantu waraye, aho hantu maze igihe ntabwo ari ugomba kuguma. Gukiranuka kuzahakuvana. Umwami araza aribambura, niko Bibiliya ivuga, ngo arahamagara ngo Danieli mugaragu ukundwa n'Imana isumba byose. Umva amagambo yamubajije, yaramubajije ngo Imana yawe ukorera yabashije kukurinda iminwa y'intare. Ngo Danieli avugiramo, umva ka kantu natangiriyeho, aramubwira ngo mwami nyagasani nagaragaye imbere y'Imana nta rubanza, kandi nawe nyagasani sinigeze ngucumuraho. Ngo mwami aravuga ngo nibagukingurire. Ngo Danieli baramukingurira. Nimundeba ndavuga aka kantu ngo Danieli asohoka. Mama, papa, gukiranuka kugiye kugusohora ahantu abantu bazakubona Imana igusohoye, abantu bazabona Imana igusohoye.
ayo mashini barayimana birakome bwakirwa bazabona ko ari Imana igisoho yewe zamura haleluya. Imana iguha umugisha. Gukiranuka gusohora Daniel mu rwobo rw'intare. Ndi kwibaza urumva gukiranuka ufite kwa kuvana ku musozi Karumeli wavayo abahanuzi ba Bayali baneshwa Imana yawe ikagaragara. Urumva wava mu rwobo rw'intare zitangwerekeye. Hari akandi kantu nkunda kubwira abantu kandyoheye, iyo dukiranuka Imana itunyuranya n'ibihe. Itunyuranya n'ibihe cyangwa bivuze tunyurana n'ibihe. Hajya wabatijwe ejo bundi ngwino hano ngwino wosha ngawe hagarara hariya twigisha kutihuta se mu murimo bihuta. Igira hepfo gatoya uya hariya ku kibo hepfo aho ngaho reba hano ninza nawe uraza twihute. Iyo umuntu ari umukiranutsi Imana itanga ibiguzi ikamunyuranya n'ibihe. Hari igihe bagambirira ati tugiye kohereza amahembe twareze ibitega duteze n'inzara n'umugabo mute. Urumva ibintu byose bije bikaza byihuta gukiranuka ukageza hariya nawe ukagera. Ejo dayimoni akavuga ati oya ibyo ntibihagije, mwohereze amagambo, mwohereze n'inzara, mwohereze n'uburwayi, bave mu bitaro basubiramo, bikaza byihuta bikanyura hariya nawe ukanyura. Ese gutihuta mwana dore ubuzima tubamo duhora tubisikana nabyo. Ngaho genda nuko tubayeho kandi ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe uku kwezi kwacu uzabisikane nabyo mu izina rya Yesu. Uzabisikane nabyo mu izina rya Yesu. Izi diyabete n'izi kanseri uzabisikane nazo mu izina rya Yesu. Aya magambo n'ukubuse uzabisikane nabyo mu izina rya Yesu. Haguruka ku maguru yawe uvuge ngo bisikanye nabyo. Amaguru yawe uvuge ngo bisikanye nabyo. Uzabisika teri nabyo uvuge ngo bisikanye nabyo. Bisikane nabyo mu izina rya Yesu. Uzabisikane nabyo mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Umukiranutsi abisikana nabyo. Umukiranutsi Imana imubisikanya nabyo. Ubu hari ibintu bigutegereje kuzamwara wapi no kubisikana nabyo. Abarozi baza tubisikana nabo, amahembe bayohereza tubisikana nabo, bavuga ko turi mu mwara tubisikana nabyo, tugenda tubisikana nabyo. Umukiranutsi Imana izabisikana na mama uwo muntu muhobere umubwire ngo humura, Imana ikwemereye kubisikana nabyo. Imana ikwemereye kubisikana nabyo. Nimwakiremeze ijambo ry'Imana. Ndashaka gusenga ngasengera umuntu wumva atabanye nayo neza. Urumva umukiranutsi hari akantu navuze kutembera intege nke zawe. Umuntu wese wumva yemeye intege nke ze nahaguke tumusengere. Umuntu wese wumva atanyurana nabyo ku bahanuzi ba Bayali bamunesha haguruka tumusengere. Twakire umukozi w'Imana azamura ibiganza abasengera, abasabira Imana imbabazi, abwira Imana ngo Mana neza nanjye ndaje dusengera ibyifuzo. Karibu umukozi w'Imana. Yesu turagushimiye. Haleluya. Uramutunzi w'imbabazi. Haleluya. Kuva kera ku musozi Karumeli abahanuzi ba Bayali bamenye ko Uwiteka ari we Mana. Ariko nukeneye kubwira aba bahanuzi ko Imana wizeye ishikaze. Mana mu izina rya Yesu turi ku musozi Karumeli, turi kumwe n'abahanuzi ba Bayali bari kwibaza uko biri bugende, bari kwibaza niba Imana ihari, bari kwibaza niba iri bubikore, bari kwibaza niba iri butange imbaraga, bari kwibaza niba turi bumwe, bari kwibaza niba turi buneshwe. Ariko utanze itangazo bagomba kubimenya ko Uwiteka ari we Mana. Tukiri ku musozi Karumeli, umusozi w'ubushomeri, umusozi w'inzara, umusozi w'amadeni. Uyu musozi abantu bariho nibimenyekane kuri uyu mumama, nibimenyekane kuri uyu mugabo, nibimenyekane
kuri uyu mupapa nibimenyekane. Tangira usenge ugendagenda, tangira usenge ugendagenda. Bwira Imana ngo bisikanye nabyo, bwira Imana ngo bisikanye nabyo. Tell us elo play this thing for hela katika jina la Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana nibimenyekane ko Uwiteka niwe Mana, nibimenyekane ko Imana ishoboye byose, nibimenyekane ko Imana ari umurengezi, nibimenyekane ko Imana ari umutabazi, nibimenyekane. Tuzamuye ibiganza tuguhaye icyubahiro ko bigiye kumenyekana, tuguhaye icyubahiro ko bikoresheje imbaraga zawe, tuguhaye icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Nibimenyekane Mana, nibimenyekane muri karitsiye, nibimenyekane aho dutuye. Twese tuzamure haleluya. Urakoze Mana. Reka nsabe n'abapfukamye bahagarare, reka nsabe n'abicaye bahagarare. Tuzamure ibiganza, tangira wakire, akira umugisha Imana iguhaye, akira igisubizo Imana ikuzaniye, akira umuriro wabitwitse, akira imbaraga zibitwika, akira imbaraga zikiza indwara, akira gukira iyo ndwara. Umuriro w'Imana hari ibintu utwitse, umuriro w'Imana hari ibintu utwitse, umuriro w'Imana hari ibintu utwitse, hari ibintu utwitse ku bana bawe, hari ibintu utwitse mu rugo rwawe, hari ibintu utwitse ahantu ugandaza. Tera sibero, hari uguhemuka Imana iguhaye, hari ubutsinzi Imana iguhaye. Ntabwo nzi impamvu, ariko mbonye umuntu afite umukasi, mbonye umuntu afite